ubuzima ubayeho ubukesha inshuti zawe magara, inshuti musangira akabisi n'agahiye, inshuti muganira buri munsi. Gukira no gutera imbere ntago ari impano y'aho wavukiye, ahubwo ni imyitwarire yawe ya buri munsi, ibyo utekereza buri munsi ndetse n'icyo ubikoresha. Nimba wifuza kugera ku ntego zawe, ukabona inzozi zawe zibaye impamo, ugomba kuyungurura amagambo wumva, ayikoresha akajyana n'ibikorwa byawe. Amagambo n'ibikorwa bikajyana. Hey, what's up? Scratch the DJ here. Good morning! What are you talking about? Urakaza neza kuri uru rubuga Haba Inshuti aka Scratch the DJ, aho inshuti zihurira zigasangira akabisi n'agahiye kugira ngo zitere imbere hamwe, kuko nizera 100% yuko ubuzima bwiza ubugira kubera inshuti nziza ufite zigufasha kugera ku nzozi zawe. Nimba wifuza kugira inshuti nziza, ndagutumiye nawe kanda kuri subscribe, ukande kunzogera, tuguhe karibu mu muryango w'inshuti nziza zifite intego zo gutera imbere hamwe, zisangizanya ubumenyi, zigakomentinga, ziganira ku biganiro byubaka. Karibu. Natangiye nkubwira yuko ubuzima ubayeho ubukesha inshuti zawe. Reka nguhe story yabayeho mu buzima bwanjye. Nkigera muri Canada, muri Quebec, mu mujyi umwe ntari buvuge, twari dufite restaurant. Noneho turi gushaka aho twimurira restaurant kuko yari iri hanze y'umujyi, duhura n'indi nshuti yacu igiye kwita Kamari, yari ifite nayo restaurant y'Inyafrika mu mujyi, ariko mu mujyi hagati. Turamusura, tugera muri restaurant ye, aratwakira, turukomanda ibiryo, tuganira, tumubwira ko natwe dufite restaurant ariko turi hanze y'umujyi, dushaka kuza mu mujyi. Atugira inama, atubwira uko ibintu bimeze mu mujyi. Ariko mbere yuko twimuka tukaza mu mujyi, we yaramaze gufunga restaurant ye. Mu gihe yaramaze kuyifunga, twarimutse tugera mu mujyi, tutangira gukora. Ntago byari ibintu byoroshye kuba mufite restaurant y'Abanyafrika mu mujyi w'abazungu. Ariko nanone impamvu bitatworoheraga, hari ubumenyi bundi twari dufite. Aribwo umuntu wese ushaka kujya mu kwikorera, ushaka kujya muri entrepreneurship, agomba gukora ubushakashatsi ku giti cye, akabaza hirya no hino. Mu gihe ya nshuti yacu Kamari yaramaze gufunga, yafunguye boulangerie akora imigati, inyuma yaho yari yaturangiye ngo twimure restaurant yacu muri uwo mujyi, kuri uwo muhanda. Afungura boulangerie, akajya akora imigati, akayigurisha. Ariko we yari umujene nkatwe, uretse ko twebwe muri restaurant yacu twari turi kumwe n'ababyeyi. Dufite ababyeyi dukorana muri iyo restaurant. Ibintu bikagenda buhoro buhoro, tuganira, twungurana ibitekerezo gutyo na gutyo. We Kamari twajya duhurira mu kabari twasohotse, cyangwa se nawe tukamutumira akaza muri event twateguye, cyangwa se nawe akadutumira mu event nawe yateguye. Tugenda tumenyana n'inshuti ze n'izindi nshuti ziri hirya no hino. Nyuma yaho hashize nk'umwaka umwe cyangwa ibiri, arafunga, aratubwira ati ese dufite amafaranga 200,000 ngo tugure boulangerie. Tumwe ati ntayo dufite, kuko natwe turacyafite umushinga turimo turateza imbere wa restaurant. Turi gukomeza twimprovinga, ko twagiye twimprovinga, urubizi ibiryo by'iwacu bifata igihe kinini kugira ngo bitegure. Ariko noneho iyo wabyiteguye neza, ko twa tugeze ahantu umukiriya yinjira, tukahita tumuha ibiryo bye vuba vuba, bitari nka mbere tutaramenya uburyo twakwihutisha guteka. Noneho ubwo ngubwo amaze gufunga, ajya kugura club, kuko yaramaze afite inshuti nyinshi cyane, baciringaga iwe mu rugo, natwe akajya dutumira, rimwe na rimwe tukajyayo gutyo gutyo. Noneho aguze club, niyo club Abanyafrika bajyagamo cyane, niyo bisangagamo, ni kubera ko bacurangaga imiziki Abanyafrika bakunda, hip hop, amadenso n'ibindi n'ibindi.
nayo nakinaga umuziki nkajyayo gukina y'umuziki. Amaze kuhagura abantu bazaga muri club 80% bari inshuti ze bari baziranye, ariko 50% ari za nshuti ze magara babandi bahora baciringa hafi ya buri munsi mu rugo iwe. Iyo club amaze kwigura ntago yakoze amezi 6. Ikintu cyayishe ni iki? Nuko za nshuti ze zazagamo ni nazo baciringanaga muri after party we. Nta kuntu bari kumubwira ngo ishyura amafaranga yo kwinjira ugura inzoga muri club kandi azi ko ari bubone izindi nzoga z'ubuntu muri after party. Mu nyuma y'amezi 6 abarafunze. Amaze gufunga ayongera atekereza umushinga we, ajya gukodesha mu yindi bar. Akajya kodesha umunsi umwe mu cyumweru, kwa gatanu cyangwa se kwa gatandatu, agatumira inshuti muri uwo munsi mukuru. Naho abantu bazaga benshi bari inshuti ze bakakomezanya muri after party. Wa muco uragenda urakomeza, urakura, nabyo amahirwe arahagarara. Ubu ngubu ubwo duherukana yararimo akora koza amapisine kugira ngo n'amafaranga yongere investing mu bindi bikorwa bye. Urwo ni urugero mu bantu bashaka kwishingira ibikorwa cyangwa se bashaka gutera imbere. Harimo ibintu bimwe na bimwe wirinda cyangwa se ibindi ugomba gukora kugira ngo utere imbere. Nkuko mubyumvishe muri iyo story, inshuti za Kamari zatumye imishinga ye igenda ipfa ndetse n'imyitwarire ye. Ushobora kumbwira ubuzima ni bumwe gusa, yolo tubaho rimwe gusa, ewana nta myaka 100 n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Aho ngaho ikintu uba urimo urakora, urimo urikorera wowe ku giti cyawe, uba urimo wivanaho responsibility, uba urimo wivanaho ingaruka z'icyemezo ugiye gufata. Nimba uvuga ubuzima ni buto, tubaho rimwe gusa, n'indege irashya, nta myaka 100, reka nkore iki ngiki, reka nywe izi nzoga, reka njye guciringa, umushinga wawe uragenda utinda na za ntego zawe ntuzigereho. Ikindi urimo urakora ni uko ingaruka z'ibyo uri gukora zigenda ziyongera imwe ku yindi. Ariho hahandi abantu bagera muri hangover akanga kwitekerezaho, akabura umwanya wo kwitekerezaho, cyangwa se akavuga ati sinzongera kuzinywa, sinzongera kugira gute, ugasanga ni ibyahoramo. Inshuti imwe yanjye yigeze kumbwira ngo ibirori bizahoraho igihe cyose, ariko inzozi zawe ntabwo zizahoraho. Zifite itariki ntarengwa, zifite igihe. Uko ugenda ukura, uko iminsi igenda ijya imbere, hari ibyo utakaza. Ikizaba nzanywa umuti, ngomba kuyungurura kugira ngo ntere imbere. Dore uburyo butatu nawe wabikoramo. Uburyo bwa mbere, ugomba kumenya yuko inshuti uzibona bitewe naho mwahuriye n'ibyo muri gukora. Subira inyuma urebe inshuti zawe mwamenyanye mute. Nimba mwaramenyaniye mu kabyiniro, ubwo ni inshuti zo mu kabyiniro ufite. Nimba mwaramenyaniye mu bukwe, ubwo hari ubundi buryo mwaganiriyemo butuma mumenyana kugeza ubu. Nimba mwaramenyaniye ku ishuri, urumva ko ari ishuri ryabahuje. Rero intego zawe zizaguha inshuti ukeneye mu buzima kugira ngo utere imbere. Inama wakoresha ngaho ni ukumenya gukoresha igihe cyawe ufite kuri iyi si. Menya yuko igihe kinini ugomba kugita uri kugera ku ntego zawe. Aho ngaho uzahura n'inshuti nazo ziri muri urwo rugendo, muzahuriranamo, hanyuma mugafashanya, mugafatanya. Bya bindi byo kuryoherwa wifuza, iyo nshuti yawe nayo irabyifuza. Muzajya kuryoshya hamwe, hari intego zindi mumaze kugeraho. Urumva yuko ntabwo ari kuryoshya gusa muri mu myidagaduro, ahubwo muzamuri kuryoshya kuko hari ikindi kintu mwagezeho gikomeye mu buzima bwanyu. Icya kabiri, ufite amahirwe yo guhitamo ibyo wumva, ibyo ureba, ibyo usoma buri munsi. Ayo mahirwe uyakoresha iki?
ese ibyo ureba, ibyo usoma, ibyo wumva ni ibigufasha gutera imbere, gushyira mu bikorwa ibitekerezo byawe ufite, intego zawe ufite buri munsi? Subiza filime inyuma y'ubuzima bwawe iminota 15. Iki nicyo warimo ukora. Ese kigufasha kugera ku nzozi zawe? Reba iminota 30 ishize, urebe isaha, umunsi, ugenda usubira inyuma, nibwo urabisobanukirwa. Icya gatatu cyo kumenya, ubuzima ni uguhora wihugura, kuko ubuzima buhora butera imbere. Uko utera imbere ni ngombwa yuko wihugura kugira ngo udasigara inyuma mu majyambere. Iyo haje telefone nshyashya, uranza ukayireba, ukamenya uko ikora n'ibiki, ukajya gushakisha ibyo ishobora gukora byose. None se nimba ufite intego nshyashya, kuki udafata umwanya wawe ngo ujye gukora ubushakashatsi, wige umenye uko bigenda muri izo ntego zawe ufite nshyashya? Ibyo ni ibintu bitatu byo gushyira mu bikorwa. Icya mbere ni ukumenya igihe cyawe ukagicunga neza, kuko intego zawe zizaguha inshuti ukeneye mu buzima. Icya kabiri ni uguhitamo neza ibyo ukurikira buri munsi. Nimba ari video ukurikira, nimba ari ibitabo usoma, nimba ari ibitabo wumva, byose birahari ubu ngubu kuri telefone yawe, ushobora kubibona, kugira ngo biguteze imbere, intego zawe uzigereho. Icya gatatu ni ukumenya gushyira muri mindset yawe yuko ubuzima ari uguhora wihugura. Ishuri ntabwo rirangirira mu ishuri, hanze hari ishuri rirenze iryo mu ishuri, ariko ukamenya uko uhora utera imbere, kuko n'ubundi ubikora utabizi kandi ubishaka bitewe n'ikintu n'igikoresho uri gukoresha cyangwa se n'ubuzima urimo urakora. Nimba bakubwiye ngo ubu ngubu hari club nshyashya yaje, ariko ikintu uko babyina ni uko wambara casque, uragenda ukabikora. Nose ubyiga gute kundi? Nuko hari icyo ubushaka kugeraho, ubushaka kuryoherwa, ukagenda ukabigeraho. N'ubuzima nuko nguko bitewe n'intego zawe. Sinasoza ntakubwiye iri jambo. Mbwira inshuti zawe 5 ndakubwira uwo uri we. Ntabwo ari ubwa mbere ubyumvishe, sibyo? Mbwira inshuti zawe 5 ndakubwira uwo uri we. Ntarirarenga, haracyari icyizere, sibyo? Vana amaboko mu mifuka, ukore uteganya intego zawe kuzishyira mu bikorwa, kandi ari nakufasha n'abandi. Ejo hazaza ni heza cyane pe, ni heza. Ese ubihiteguye ute? Squad DJ.